neza. Barafinda, ni nk'ibihe bintu bitanu umuntu ukumvise bwa mbere cyangwa se utakuzi ashaka guhita akumenyera by'umwihariko kuri wowe utasanga ku wundi muntu? Birumvikana imvugo yanjye iratyaye n'iy'akataraboneka wagira ngo ni interineti y'inyarwanda, kandi kuri Facebook utayirengaziye wisize no kuri YouTube no kuri wa eshatu n'akadomo ugashyiramo ruda akadomo tike. nono icya kabiri ukamenyera ku myambarire yanjye bita Barafinda style, imyambarire itanga agahenge ku mubiri nawe ukibohora kuko n'abantu baribohoye. Icya gatatu babonye ubwigenge. Icya gatatu rero ni uko ngira umwihariko, ndi umubyeyi w'abana 10, ibitsina byombi bingana nta busumbane burimo. Niyo mpamvu naze kurwanya inequality ahariho hose, ubusumbane bwari bwo bwose. icya kane utubwira n'icya gatanu? Birumvikana umwihariko wanjye nsabana n'isi yose, mu gihe abandi bo badasabana na bose. Ushobora gusanga basabana na bamwe bakatira abandi, cyangwa ibitsina byombi babikatira cyangwa bavugana na bamwe. Njye mvugana na bose, abaho hafi n'abakure. Icya gatanu aricyo cya nyuma? Birumvikana kidasanzwe, njye ndi umuhanga w'akataraboneka mu by'ikoranabuhanga na politike. Noneho mu gutekereza wagira ngo ndi interineti y'akataraboneka kuri satelite.